ndi buzane n'abandi batumirwa muri studio mu kanya gato cyane. Murabizi ko mba ndi kugenda mu bice bitandukanye by'igihugu, ndi kugenda ndeba impano zitandukanye, ndi kugenda ndeba abantu bafite ibikorwa biruta iby'abandi. So niyo mpamvu muri aka kanya nicaranye na timu ngari, baraje mu kanya gato batwibwira. Turaza guhera ku ruhande rw'ibumoso cyane kumpera ku musore wambaye imyenda y'ubururu gusa, atwibwire. Turagaruka gutya buri nitugera aha ngaha ndakubwira ngo kuvuga no gutaruka, bite tujya kuri uru ruhande. Twagiye Mwiriwe neza. Yego. Nitwa Ndayishimimana Musa, abandi muri temu nyine Sentama Show. Okay, turahita tugaruka ku ruhande rundi twegeranye umugabo kabisa w'isengero, nawe natwibwira. Nitwa Nizeyimana Eric cyangwa se Sentama. Okay. Yeah. Nizeyimana Eric cyangwa Sentama. cyangwa Sentama. Yeah. Twagiye ku ruhande rw'uburyo. Mwiriwe neza. Yego. Mazina yanjye nitwa Nsabimana Claude, ariko filime twandika Nzirubusa. Nzirubusa. Ariko nkaba ndi muri timu ya Sentama. Ya Sentama. Okay. Uravuze ngo amazina yanje? Mugabo uri Umurundi? Ndi Umurundi. Okay. Umurundi udateye amazi. Umurundi udateye amazi yaba ameze gute mugabo? Hey! So ni by'agaciro kuba turi kumwe nawe. Reka mpere kuri uru ruhande, here kuri umuvandimwe twicaranye, atubwire niki cyabazanye, ndetse anakora introduction muri rusange, anatubwire ni bande twicaranye hano, kuko ni waje abahagarariye, ubundi dukomeze n'ikiganiro ibintu bimeze neza. Nkuko nababwiye nitwa Sentama. Arakuba ndi Sentama, tuzira nta mugabo wigira. Mfite abanyamuryango cyangwa se abunganizi ari baba muri kubona hano muri kano kanya. Twaje kuganira namwe, twaje kuganira n'abanyarwanda, tubagezaho n'ibikorwa turimo gukora umunsi ku munsi. Nicyo kintu cyatuzanye aha ngaha. Okay. So urakoze cyane. Hanyuma muri abakinnyi ba filime nibyo? Yego. Ndaza gusaba kubanga bw'ibyuma babanze badushirireho byibuze agace gato ka filime mwaba mwarakoze, kugira ngo abadukurikira banze kureba ibikorwa byanyu and then baze gukora judgment, cyangwa se tuze kuganira bamenye niki kijya mbere, sibyo? Okay. Yego. Kubanga bw'ibyuma rero babanze badushirireho agace kamwe mu bikorwa mukora, babanze nabo ku butumwa bugufi babanze batwandikire batubwire bati turabona ibintu rero byanyu bimeze gutya, babahereze vrai cyangwa fo. Okay. Kubanga bw'ibyuma niba muri tayari, twagenda nako gace gatoya ka filime baba barakennye tukakareba, ubundi tugaruka mu kanya gato cyane. Ariko nanone mbere yaho gato, mbere yuko bagashyiramo, ndabanza nibutse abantu bose nyine badukurikiye, abantu bakurikiye ikiganiro iStar Show, mbibutse ko wowe muntu ukeneye kuba wakwiga indimi, ukeneye gukora bya bizami bijya hanze, harimo TOEFL, harimo Duolingo, harimo IELTS ndetse n'ibindi, ndaza kukurangira muri MG Initiative. Aba ngaba nibo bonyine bashobora kugufasha kwa applyinga hanze mu bihugu nka Canada, USA ndetse n'ibindi, kuko barakubwira ati dukorana na British Council, kandi nakubwiye umwihariko wabo. Niba utarawumenya komeza ukurikire televiziyo, ndaza kubikubwira. Ariko nanone niba ukeneye iyo service, kankubwire nimero yabo, babita MG Initiative, ni 0789826945. Ndayisubiramo rimwe, ni 0789826945. So kubanga bw'ibyuma yabonetse. Okay. Niba itaraboneka rero ndabanganira namwe, reka nibande kuri ruhande gatoya n'abandi ndaza kubajyaho. Okay. Mukora iki muri rusange? Mu by'ukuri dukina filime nyarwanda. Filime nyarwanda burya ni ubutumwa cyangwa se ni inyigisho mu buzima tubayeho umunsi ku munsi. Buriya gukina filime cyangwa se kuba umukinnyi wa filime ni uko ukina ibintu abantu mu buzima busanzwe n'ubundi basanzwe babamo. Mbese umeze nk'umuntu uri kubwira wa wundi ukora cya kindi, umwigisha uburyo ukagikora iherezo ryacyo, itangiriro iherezo. Okay. Mwatangiye gukina filime rya, ndaza kubibaza uriya mugabo wambaye ubururu ku ruhande rwo hirya.
mugira igitekerezo mwakigize ryari, mwatangiye gukina izi filime ryari? Reka ngoreze microphone kugira ngo uze kubasha kumvikana neza, ariko nanone reka babanze badushyiriremo kariya kavideo, nibyo babanze badushyiriremo akavideo, urahita ugaruka mu kanya gato cyane uri kudusobanurira icyo kibazo nayo nkubajije. Ubuhanga bw'ibyuma niba muri igihe kiragiye rero, igihe kiragiye, ngiye gusubira ku mishoni. Ngiye gusubira ku mishoni, ndagira ngo rero mubwire hasigare wita ku rugo. Ubona ko umukobwa wanjye ari kuba inkumi, hano hanze ibishuko byarateye. Ubona ko umukobwa wanjye amaze kuza imyaka 17. Barankubwira ko umukobwa wanjye azarangurwa n'umugabo ufite inyenyeri n'amapeti. Singira ngo urugo rw'iwanjye ejo rutangiye rwa bukwe n'abakandanzugi n'abayongi. Seshuru zabasha kwita ku nshingano z'urugo mu gihe nzaba ntahari. Shiri aho utari ndahari uzabyitaho rwose mugabo wanjye. Ikintu cyo gukundira umugore wanjye yashatse rero, noneho wabasha kugatangira ukantegurira kuko muri kano kanya indege igiye kudutwara. Yego sangapi? Ndabona zibura n'iminota. Shari byuka dore varisi ngaho. Byo kutangira ntegurire ngende. ndetse tunatubwira uti muhe mwihariko mufite niki kintu abantu bakurikiye televiziyo basanzwe bareba filime bazabona iwanyu gitandukanye nicyo basanzwe babona ahandi hantu twagiye. Murakoze. Itandukaniro cyangwa se igihe twahereye dukina filime tukiva muri covid byari 2019, 2020, 2021, 2022 niho twabishyize mu bikorwa. Turavuga tuti nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abatuye isi bashobora kumva ururimi tuvuga, twagira icyo tubagezaho, twabageza ku cyo dufite muri twebwe. Twaje kubona ko hari iki turimo cyangwa se tugomba gutanga ubutumwa ku banyarwanda muri rusange badukurikiye. Turavuga tuti rero reka dukine filimi kuko wenda kuririmba byo ntago amajwi yo tuyafite. Ya amajwi yo yamaze kugenda, ariko ku butumwa dufite cyangwa se ku mpano dufite twaje kwisanga tugomba kubaha ubutumwa bwo muri filimi nyarwanda. Rero ubutumwa twaje kubigeraho, turarwanya, turakomera, turakomeza, mbese tugeraho tugezaho ubu ngubu ahangaha. Umwihariko rero muri filime dukina nuko hari ibyo tukina mu buzima busanzwe n'ubundi muri iyi si, cyangwa se mu butumwa muri iyi si bujya bubaho, ugasanga wenda nimba ari guca umuntu inyuma cyangwa se nimba ari ibintu bijyanye no kunywa inzoga cyane n'ibindi byose bijye bibaho mu Kinyarwanda. Niyo mpamvu rero icyo navugaga umwihariko ni nka filime tuzanye ubu ngubu itumye tugira ahangaha aka kanya, niwo mwihariko tuzanye cyane wo kuba abantu badukurikiye aka kanya baza kuyibona bakavuga ati koko se nta masho hari umwihariko izanye ubu ngubu tuvugana kabisa. Murakoze cyane. Ndaza kugaruka kuri uruhande rwo hagati
ntabwo tugize mwatangiye mwatubwira ibikorwa mukora ko mukina filime, ninde wazanye igitekerezo? Igitekerezo ni njyewe ari nanjye Sentama, ariko nibyo natangiye mbabwira ngo kuba ndi Sentama cyangwa kuba ndi nyir'ibikorwa ntabwo ari njyewe byose ntabwo nabyifasha nafite inshuti cyangwa se abavandimwe. Muri urwo rwego rero nasanze ari ngombwa kuba nasangiza inshuti abavandimwe kugira ngo twese hamwe tuvane hasi tugere n'aho tugomba kuba twagera. Ari nayo mpamvu ibikorwa byacu rero muri kano kanya bifite itandukaniro mu bandi, kuko twasanze nidukora ibikorwa bihuye na ba runaka bifitanye isano na bariya ntaho bizatugeza. Dutuma gukora ibikorwa bifite umwihariko wacu. Ni iki kintu cyaje kikagutera kujya muri filime? Muri iki gihugu hari utuzi twinshi, bashobora kuba umushoferi, bashobora kuba umuyobozi, bashobora kuba buri kimwe, ariko uravuga uti njyewe ngiye guhitamo gukina filime imbere y'ibindi. Ibintu bitangira ni impano ni uguturuka mu buto. Kera narimbaga muri ADPR ariko bataranyakira, najya gusenga nkasanga abana bari muri repetisiyo bakora imikino nkabona ntabwo izamo neza, nkaba nabafasha kuberekera utuntu bagenda bakora gutyo buhoro buhoro. Biza kurangira rero n'ubundi nsanze ahubwo ari nayo mpano yanjye, aribwo naje kugenda nandika izo nanditse ntibikunde. Rimwe umunsi umwe nza kwandika filime ziza kuba nyinshi, nzandika numva nshaka kuzazigurisha ariko nza kubura abantu nazigurisha. N'uwo ngiye kuyigurisha akambwira ngo wazana 30,000, natekereza gute ndagusha filime ihagaze 30,000, filime yamvuniye kwandika hafi amezi 3, ibyo bintu byashoboka. Nsanga rero ndashaka inshuti n'abavandimwe, bikaba ngombwa ko tuzamurana. Hano ku ruhande rw'iburyo ndi kumwe n'umuvandimwe nawe, arongera twibwireho gatoya mbabarire kuri izina rye naryibagiwe, ariko nanone abanze no kutubwira urubatse. Ndi umupapa. Wiyegereza akamikorofone kugira ngo abantu babashe kutuba. Ndi umupapa w'abana bangahe? W'abana 2. Ubu ntibakimwita izina Claude, banyitwa Papa Joy. Papa Joy. So, icyo wahisemo gukina filime bro, hari utuzi twinshi wakagombye kuba warakoze by'umwihariko umubyeyi w'abana 2, ufite umudamu ugomba kureberera, urumva ari mu nshingano zawe. Kubera icyo wavuze uti njyewe gukina filime nibyo ngomba kugira umwuga? Filime ni ikintu nakuze nkunda cyane. Ikintu mu buzima bwanjye cyari indoto, kuko sinayikiniye hano mu Rwanda gusa, n'iwacu mu gihugu narayikiniye. Rero iwacu nakuze nkunda filime, hari abazinyarwanda tujya kureba Yanga basobanura, nawe ndavuga ati wana amaherezo nzokina filime. Nyuma tuza gukina muri filime, batazinda umutwe nk'ubavuga ko twari muri karabu, kuko nari umusiporutifu. Ndayikina ntibyakunda, ariko amaherezo maze kuza hano mu Rwanda, ubwo numvise ko hari itsinda rya filime, ndavuga ati nanjye icyo gitekerezo ni ukujya. Ubwo negera Sentama, ashobora kumbwira ati nta kibazo kikariho. Yego, ubwo nakinye filime nk'ubushika ubu ngubu. Hanyuma ugereranyije wenda igihe mwahereye mukina ndetse no kugeza ubu ngubu, ni irihe tandukaniro riri? Muri kubona biri kugenda cyangwa haracyari urugendo rurerure? Itandukaniro ririmo cyane, uko twatangiye naho dushyitse ubu urabona ko hari itandukaniro. Hari aho turi ko turava, hari aho turi ko turaca. Rero turabinezerewe muri rusange, urumva ko tugeze kure. Wow, so ni ikintu cyiza cyane, ariko nawe ndaza gutarukaho gatoya. Muri abakinnyi ba filime koko, sibyo? Yego. Nanone tuzi ko muri iki gihugu hari abantu benshi bakora umwuga wo gukina filime. Ni iki kibizeza ko ibikorwa byanyu bigomba gukurikirwa cyane kurusha ibindi? Ubwo ndabwira uyu mugabo wenda ari uza kudufasha kudusubiza. Nuvuga ngo
uko uri kubivuga koko hari utuzi twinshi dutandukanye ariko burya iyo ikintu kikurimo burya nta n'ahantu wagicikira wagisubika uyu munsi ariko ejo umutima ukongera ukakigarukaho ukumva icyo kintu wagikomeza niyo wakirengagiza burya ntabwo byakunda nuvuga ngo twebwe ntabwo tubikina tugamije ngo duhembwe cyangwa se tuvuge ngo tugamije ngo ni akazi oya ahubwo ni ibiturimo ibyo rero biturimo nibyo dukeneye kuba twasangiza abanyarwanda abanyarwanda nuvuga ngo mbese byinshi bo batekereza byinshi bibaza ibyo byose muri Sentama natwe turabyibaza ari nayo mpamvu tutaryama tudahwema amanywa ijoro twandika dutekereza ari nayo mpamvu muri kano kanya yatuzanye ngo tubashe kuba twaganira nabo. Akaze cyane. So, ntabwo turi butinde cyane ndagira ngo tubwire niki mutuzaniye noneho kuri inshuro twabonye imwe muri filime mwakoze iriya bayita gute? Iriya bayita Inkurikizi. Iki Inkurikizi y'ikibi. Inkurikizi y'ikibi kabisa ni filime nziza. Kuri bimaje kurebwa n'abantu bangahe? Wakano kanya imaze kurebwa n'abantu barenga 26,000 hafi na 7. Hafi na 7. Yeah. Urumva ni filime yarebwe cyane, ni filime yakunzwe cyane. Kuri ubwo kubona abantu 26,000 bikurikira igihangano cyane. Mu gihe cy'ibyumweru 3. Ikintu cyiza cyane. So, reka mbibarize nti mutuzaniye iki noneho kuri inshuro? Muri kano kanya nk'abantu bakomeje kureba ibikorwa byacu tubazaniye filimi ivuga kuri buri muntu wese ni filimi yitwa Irimbuka ry'isi. Iravuga kuri njyewe, iravuga kuri wowe, iravuga kuri uriya uwo wihishe, ugenda yombomba, uwo nguwo ugenda azi ko nta muntu umureba, iyo mu ijuru yo muri kano kanya irimo iramureba. Ni filime nge mu kanya gato ukishyiraho ndetse unayishyizeho mu kanya ubu tuvugana rwose. Ngira ngo n'abantu wenda bagukurikira cyangwa se bakoze subscribe kano kanya rwose barayisangaho. YouTube channel yawe yitwa gute? Sentama Show. Sentama Show. So iyi filime rero reka tuanze turebe agace gato kayo kugira ngo turebe mwambwiye ko muza ari filime ifite umwihariko cyane. Ari filime itarigeze ikorwa n'undi muntu. Bibaho. Na copyright mbese ifite n'akamaka. Yes, reka tubanze tuyireho gatoya ubundi turahita tugaruka mu kanya gato cyane tuyivugaho. Cyane. Aho mugiye gucibwa imanza z'ibyaha byanyu mwakoze, uri gutsinda urubanza arajya mu ijuru, ariko uri gutsangira birarangiye umunsi w'imperuka urageze. Uyu ni wa munsi mwese mwari mwarategereje. Uyu ni umunsi w'imperuka aho mugiye gucibwa imanza z'ibyaha byanyu mwakoze, uri gutsinda urubanza arajya mu ijuru, ariko uri butsindwe arabona ingororano ye mu muriro. Mufite iminota 30 yo kuba mwageze hano mu ijuru mugakorerwa urubanza, ndetse uri bwinangire imitima akaguma mu isi araza kuhakurwa. Ntiwigize wibuka gukora ibyiza umurimo waba uzi waba warakoze Mana rwose hari abantu nakopaga ubwo urumva ko ibintu nakoze rwose biranyemera kujya mu ijuru. Wishakiraga ubutunzi siga byose waruhiye mu isi winjire mu bwami bw'ijuru. Siga imitungo nakoreye ku isi nabunikiye ubu se ngezeho nkasanga murahinga. Wena sha Reka tubaye cyo kunywa ingegera zose warazishutse ziraza. Twakomeje. A few moments later. Manurera, 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 Manurera. Yeah, dere ya nyanja y'ibirahuri. Yo, dere ya maso bajyaga Kusiriya mbuto nta nazibonye munsi we. Dore kakanuma we. We, dore zahabu, imihanda ya zahabu we. Dore paradizo. Yeah. Dore za mbuto bavuga.
iri ni ryo joro twakoreye mana we ibakakanye no kuri gafite amabara wabibonye mbega ibintu asa uri kukabona reba kuko bakoreye wow nishimwe cyane mugabanye umurindi zakuma injubanye inyashi na nyashi nyashi na nyashi nyashi na nyashi yo njegera zanjye nizera ko mumeze furegisi waba uzize mu karitasi ngo ni nyashi na nyashi nyashi na nyashi nawe mugufi baguterura yego tugomba kujya dutwika uriya mu karitasi babwira ngo mujyane uzi ibintu bijya kuberayo ayizi ibintu bijya kubera wisheri ese ko umushoferi yatinze kongeraho kandi nari nasoje kwitunganya nko mu minota ingahe se rwose mwe kunenza shirwi mane we niwe uje kunyifatira nisobonye perime ryari erega navumbuye ibanga sheri mane we shiri yambi Kamariza Arts Languages and Driving School ikorera ku Kimironko hejuru ya Kopedu. Burya kwisi buri munota hari amahirwe menshi aduca mu myanya y'intoki kubera inzitizi y'ururimi tubuza gutahura ayo mahirwe no kuyabyaza umusaruro. Nyamara hari abiyemeje kuvanaho izo nzitizi nka Kamariza Arts Languages and Driving School, ishuri rikwigisha Ikinyarwanda, Igishinwa, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili, maze mu gihe gito ukaba wajagajaga isi yose nta musemuzi. Abantu barumiwe wahize amategeko y'umuhanda ku kizamini cya provisoire ntakora kabiri, barakwigisha gutwara imodoka na moto ndetse n'ubukanishi, uzire ku bumenyi mu bya computer, bakugira umudozi uhangara design zose wundi uhagaze neza ku isoko ry'umurimo. Waduhamagara kandi kuri 0788 368 85 wagiye gupfa nabi araje we yarababwiye mwanga kumva nimwakira ingororano yanyu mwami tubabarira icyaka nyine tujye tubahereza. mwisi wayobeje abantu benshi wabahanga ibyo kunywa bisembuye, abakoze ibyaha bitandukanye kubera ibyo wabahaye. Urumva wakwinjira mu bwami bw'ijuru? Mana nukuri mbabarira pe, naje nikoreye bino bintu ndushye cyane ungire ni byose waruhiye mwisi winjire mu bwami bw'ijuru. Nimba sigura mbabarira bisige winjire mu bwami bw'ijuru. ndemera mbisige byose. Tambuka winjire mu bwami. Uribeshye. Urakoze oya ntago naca ahantu hasi umukarage. Oya kaza neza mu rubanza. Alright, babita Sentama Show ni timu yabo bari batuzaniye ngi filime. Reka mpere kuri ya ruhande kuri wa mugabo n'ubundi twahereyeho n'usanzwe wambaye iby'uburo. Iyi filime mutuzaniye ifite irihe tandukaniro? Iyi filime itandukaniro ifite
ni nayo filime muri filime tumaze gukina zigera hafi muri 17 niyo filime yatugoye ko nk'umwanditsi yanditse amezi 3 wayishutinga iminsi 15 kugira ngo izagera aho ngaho igeze byamufashe nawe hafi ukwezi kose urumva ko yaratugoye zari inzira zigoye mbese byari bigoye cyane nko kumva noneho cyase kuri biriya filimi ndakeka ko muri uru Rwanda mu bantu bakina filime nta wundi urakina filime nk'iriya niyo mpamvu rero tugomba gukora byiza nka Sentama kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ngo dukurikiye abantu bazagira icyo batugezaho kandi dufatanyije dukeshyira imbaraga hamwe tuzabigeraho. Okay, akoze cyane. So reka warutubwiye igitekerezo utubwira ibyabagoye muri byo ibyabagoye ngo warutubwiye kare iki? Byatugoye byo ni byinshi. Kubera nko kuyandika wenda nkanjye nk'umukinnyi ngiye wenda mvuze nk'icyangoye ku giti cyanjye urumva ndi umuyisilamu ariko nko kubona ndi gukina nikoreye amavide n'ubundi ntajyanwa n'inzoga twabanje kubiganiraho birangura ndavuga ati noneho ngiye iyi filimi mu mvanima kugira nkini no filimi ndi kugaragara nk'inzoga kandi ntabyemerewe yego tubiba ngo ko tubiganira ariko ndavuga ati nanone nk'umuntu ugomba gutambutsa ubutumwa ku bantu rusange cyangwa ku banyarwanda babukurikiye ntacyo naba nkoze nta kintu no filimi reka nyikine nigisha abantu ko ibingibi turi gukora atari byo byanyabya ahubwo tugomba gukorera Imana mu nzira nziza apana kuba narakinnye ndi kunywa inzoga. Yego. Okay, reka tugaruke kuri uyu wagize igitekerezo. So, iyi filime mujya kuyikora byanze kunze yarabagoye nkuko bigaragara. Tubonyemo ngo ibihe byirimbuka cyane. Iki cyatumye utekereza kuri iki kintu? Muri iyi minsi iyo ugiye kureba usanga ibintu byose byarahindutse. Byarahindutse ni handi usanga tugeze mu bihe bya nyuma reka. Tugeze mu bihe bya nyuma no kwikandagira. Handi usanga umuntu muri iyi minsi asigaye ni umupasiteri ntawe nunze ijisho ariko nanone ugasanga arimo arakorera Imana nk'umuntu wasinye kontara. Afite igihe ntarengwa yihaye kuba icyo gihe nakigeraho azahagarikira aho ngaho. Ariho mpamvu waje gusanga muri umuntu yo kuyikurikira kano kanya yasohotse uraza gusanga Sentama njyewe ni njye mupasiteri. Njye mupasiteri ukorera Imana ariko no nkageraho ngo nkacika intege. Ngacika intege ngumva ko ibyo nakoze ubwabyo bihagije. Byenyemeye kujya mu bwami bw'Imana. Abona hari ibyaha abasambanyi bihanye ibyaha abasenzi nkageraho numva ko ese niki bumvaga muri bya bindi niye nyota bari bafite yatumaga bakora kira kintu njye ubwanjye nigomwe cyatuma ngiye basi naryo ngo numve icyo cyanga bandushije ni gute nahinga urutoki simbe nuna ntabwo basi nawe gacupa ngo numve ni iki cyanga kivamo ha handi ngiye guhera Uwiteka hageraho numva ko abo nasengi bafite inda zingana nk'ibigero nk'iyanjye n'urugero urayibona ni iki cyanga yumvagamo gihora gituma inda zabo zingana gutya iyanjye igahora ihorose urumva ni maze yagerageje yes handi usanga umuntu abo waharye ubusambanyi asubira inyuma akajya gusambana nabo abo yahaye ubusinzi asubira inyuma akajya kunywana iyi filime baza gusangamo ingeri zitandukanye irakuvugaho ushobora kuba uri umwisilamu mu rugero nibyo uyu mugabo yahoze avuga ni umwisilamu pe muhirore yaramugoye cyane arayanga asaba no kuba yahagarika n'akazi sibyo tuzo kubiganiraho ndabwira muri kano kanya hari abisilamu batatiye Uwiteka we yifata ubwe turi mu gisibo cya Ramazani akajya ku kabari agashyiraho ka burusheti kamwe tubiri agakarya urihishe ntabwo kwa mu bana ari kukureba ariko Uwiteka Imana we ntabwo wamuhisha warakureba waba uri hose iravuga ku mupadiri hano iwe yigomwa urubyaro ariko Uwiteka Imana hari umugore yamwandikiye iravuga ku mumatsera hari umumatsera nawe yigomwa urubyaro ariko Uwiteka Imana hari umugabo yamuteganyirije mu bwami bw'Imana azabyara rero ku munsi w'imperuka igihe twebwe tuzaba turimo kwishima n'abo twabyaye nawe ubwe hari umuryango azaba ari kumwe nawe urumva niyo mpamvu rero wasanze
na wa wundi hano muri kano kanya ufite ubutunzi ari bwahanze amaso adashaka kugandukira Uwiteka ngakorera Imana arimo arareba amafaranga aruzuye muri kontwari ntushaka kujya gusenga ku cyumweru urareba amafaranga ese ayo mafaranga urimo kureba utekereza yuko no ku munsi w'imperuka azakugeza kwa data wa twese? So ni ikintu cyiza cyane ndumva iyi filime byanze bikunze irimo ubutumwa bwinshi ariko ndagira ngo wibutse abantu ahantu bashobora kuyireba abantu babonye ifite itandukaniro n'izindi basanzwe bareba cyane ko mwatubwiye ko ari yo filime isose iri muri ubu buryo baraza kwikura muri kano kanya kugira ngo kuri kino filime wandika Sentama Show. Sentama Show kwibuka icyo gihe kandi nta icyo gihe muri ako kanya ntuza kuyisanga ari nawe uza gusanga indi filimi igiye gusohoka mu minsi iri imbere twese turimo tukibaza ngo ko tuzi neza ko Lazaro yapfuye harya Lazaro ko duheruka Yesu amuzura ku munsi wa gatatu w'imperuka ese ko yapfuye akazuka harya ubu aracyariho ese muri kano kanya aherereye hehe yarapfuye se cyangwa nawe afite umugore runaka afite umuryango hakurya nk'iyo za Dubai yego turagira ngo muri kano kanya niba utarabasha kumenya urugendo rwa Lazaro dukurikira muri kano kanya kandi subscribe kuri Sentama Show ukande like ngo utanga comment kucyo wifuza Lazaro tumubonane twese ako kandi yarahari imbere hariya cyane reka nze mbanze ngaruke kuri uyu muvandimwe ho gatoya kuri wowe ubona kuba nyine izi filime byanze bikunze muri kwibandaho zerekeranye no kuba mwavuga ijambo ry'Imana ariko mubinyuje nyine mu gukina filime ubona bifite aho bizabageza kuko nanone hari abantu bandi bakina filime bigendanye n'iby'isi aho generation zigeze mwebwe kwa mwarahisemo inzira murabona hari icyo bizabagezaho twebwe akazi dukora turakanezerewe ko cyo dukora kwigisha abanyarwanda abaturarwanda yewe n'abanyamahanga n'abavuga mu Munyarwanda gusa turigisha muri filime tumenyera ko gutanga amigisho biza kwa pasiteri mu isengero twumva ijambo ry'Imana ariko natwe turi abapasiteri bayidawe twe turigisha tugacisha muri filime kuko buri muntu wese ndazi ko yisanga muri iyo filime ari umusambanyi ari umugore warara mu kabare ari umusuma abo bose muri iyo filime baba barimo inyigisho zazirimo niyo mpamvu twebwe tujyana tugatekereza tukavuga ati ese ubuzima tubayemo hano hanze ko tubona byinshi hano hanze nta kuntu izi nyigisho ko tutari abapasiteri tubicisha muri filime nyarwanda niyo mpamvu rero tugenda tukabikina amigisho yacu tukacisha hehe kacisha muri filime urakoze cyane reka tugushimire hanyuma turi kugana ku musozo ndagaruka kuri Sentama hari ubutumwa nagiye mbona bugenda buberekeraho nk'uyu yagize ati hey pasi ati nsuriza Sentama mubwire amenamba ati turakunda ni Queen ubwo birahita binyerekeza ku kibazo kivuga ngo umuntu abakeneye araza kubabona gute umuntu dukeneye muri kano kanya Sentama Show wandika 078 71 63 91 kabiri 078 71 63 91 kabiri cyangwa 079 89 54 23 079 89 54 23 urakoze cyane so iki nicyo kibazo cya nyuma ngiye kukubaza umuntu uramutse nyine agiye kubahereza subscribe kuri YouTube muramwizeza azabona iki kuri YouTube channel yanyu ku muntu ugiye kubikora muri aka kanya icyo twamwizeza muri kano kanya nta rungu muri Sentama nta nyota Sentama irimo ibintu byinshi cyane dufite ibikorwa byinshi cyane nta herezo nta garukiro umunsi ku munsi turakora ibyiza kugira ngo twese tubashe kwiga ari wowe uramfasha ari jyewe nawe ndagufasha kugira ngo ukunde usobanukirwe cya kindi utarabasha kuba wabona urakoze cyane bamwita Sentama Eric ubwo ngubwo yamaje kutubwira nimero ye ariko nanone ufite social media platform ubwo uraza kuzitunyuriramo
mpite ngenda kuri bagenzi bacu ijambo rya nyuma tubwira turi kugana ku musozo ubundi duhite dukomeza n'izindi gahunda. Ijambo rya nyuma nabwira buri muntu wese unkurikiye cyangwa se buri muntu wese ukurikiye Izuba TV twigushima bike dufite muri kano kanya kuko niyo uzabona byinshi birenze ntabwo uzibuka gushimira wa wundi wagufashije igihe wari ubabaye. Twagiye ku muvandimwe hariya hirya nawe atubwire wenda nk'ubutumwa butoya yagiye n'abadukurikiye ubundi turi kugenda tugana ku musozo. Sawa, murakoze. Ikintu nabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange badukurikiye nk'uko Sentama cyangwa se umuyobozi yari abivuze, nubwo wenda njye nivuze amazina ariko muri filime nitwa Gafaranga. Icyo nabwira abadukurikiye muri aka kanya, hari byinshi tubafitiye nk'uko umuyobozi yaravuze ngo muzadukurikiye cyangwa se muze tugende kureba uwo bita Lazaro muri iyi minsi cyangwa se muri izi saha ntabwo tuzi aho aherereye. Ubwo iyo filime nayo muri iyi minsi iraza kuza, ariko hari indi nayo tuzi ko Imana yarimbuye Sodoma na Gomora, ubwo urumva imaze kubarimbura cyangwa se iri kubarimbura. Mukaroti yaragiye arahindukira areba inyuma aba inkingi y'umunyu, urumva ntabwo yumviye Imana, yahindukiye areba inyuma aba inkingi y'umunyu. Rimwe ntabwo uwo munyu tuzi n'uyu turya, cyangwa uwo munyu uracyariho n'umusozi urumbaraye, cyangwa se wenda imvura yaraguye urashonga urashira waratemba. Ubwo rero kujya kuri ubwo ni kuri Sentama, kujya kuri Sentama niho ni ugukandaho subscribe ugakanda comment na share, ubundi ukaza tukajyana kureba uwo munyu nturiya turya cyangwa hari undi munyu. Ubwo ibibazo byose bibaza ko biri muri Sentama, muri Sentama kabisa ni hari. Urakoze cyane. Hanyuma nawe ku masegonda 30 usigaranye uraza kutubwira ubutumwa wifuza kugira abadukurikiye turi gusoza. Cyambere ndashimira abadukurikiye kandi ndashimira namwe nadutumiye mukatwicaza hano. Byose ni kubera ikintu, kubera ibikorwa twakoze kandi ni ku mbaraga z'Uwiteka. Kuko kugira dushike hano ndabishimira Imana, ndashimira namwe mwadukurikiye. Icyo nabwira n'abaturarwanda bari kuturaba baje kuri YouTube bandike Sentama Show baduteze imbere tuzatuma baho kuko ntacyo bazatuburana. Nk'uko umuvandimwe yabivuze ntukihimure. So murantunga ikinyarwanda sindakizi neza. Nta kibazo. Ntukice ku muntu yagufashije. Iryo ni gusa cyane kuko ngo uzomushimira ngo warakize cyangwa warateye. Oya, ahubwo ikintu cyose agufashije mushimire, umwereke ko ingufu yaguhaye hari aho uzagushikanye. Ntukavuge ngo uzoshimira umuntu ariko yagize iki, ari uko wamaze gufata ubutunzi cyane. Urakoze cyane. So reka natwe tugane ku musozo w'ikiganiro iStars Show. Twari dufite byinshi byo kuvuga ariko nanone amasaha ntabwo yadukundiye. Reka dushimira abavandimwe twakiriye, ariko nanone dushimira undi mubyeyi twakiriye mbere. Ubwo nkubwire ko ikiganiro iStars Show cyo ni ku munsi w'ejo. Urabizi ko ku munsi w'ejo tuba tugomba gutangira ku isaha 3. Niba hari amakuru tutakubwiye ariko twagombaga kuyatubwira, tubabarire, ni ikibazo cy'amasaha, ariko guhera ku munsi w'ejo kabisa turi kumwe mu kiganiro iStars Show. Mubizi ko dufite gahunda nyinshi zigiye zitandukanye. Nshimire Augustave twabanye ku buhanga bw'ibyuma, nange ushimire twabanye guhera ku isaha 2. Ubundi nkubwire ngo tubonane ku munsi w'ejo. Ciao ciao.